hanyuma Iberi n'ubundi reka tukomereze muri Rayon Sport wasiri yaraturanshije reka bwo nanjye nkuranse abanyasenegali bamaze igihe batari mu ikipe ya Rayon Sport benshi bamufana ba Rayon Sport bibaza bati se Youssou Diagne bite Forunganye yaravunitse se bitebye Omar Nyingi bitebye sinzi niba uruhere kuri umwe kuri umwe yego yuvuze abanyasenegali nkuko bivuze na abanyasenegali batatu ubundi bari bane ariko Kadi Mundiaye we yamaze gutandukana ni ikipe cyane ko yasoje saison yarahagaritswe abo batatu rero ni Omar Nyingi Youssou Diagne na Forunganye nkuko Ruvuyanga yarabivuze buriya Ruvuyanga Omar Nyingi ku bantu batabikurikiye neza Omar Nyingi niwe munyasenegali watanze bagenzi be mu Rwanda niwe guzwe mbere y'abandi bose burya ubwo ndavuga mbere ya Forunganye ndetse na Youssou Diagne Omar Nyingi kandi buriya niwe munyasenegali wahenze Rayon Sport ariko niwe mukinnyi wari wahenze Rayon Sport muri Mercato iheruka kuko bamuguze miliyoni zigera muri 30 bamuhemba 1500 cy'amadolari birumvikana ko umwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi muri Rayon Sport ubwo rero impamvu yo gwenda kwe urabizi ko saison yasohotsemo we na Alioune Suwane muri ya 11 beza imbere mu gihugu iyo diwo niyo yari iri muri axe muri 11 beza bura mwaka mbere uko wari basorejemo bakahita baza mu Rwanda cyane ko Rayon Sport nifuzaga kubaza na bombi Alioune Suwane na Omar Nyingi ari bavuga ngo nyine nkuko batowe nubwo batakira muri club imwe nkuko bari beza muri kwa kundi bavuga 11 beza ba saison nuvuga ngo Nyingi ndetse na Alioune Suwane nibo bari beza mu mutima wa defense niyo mpamvu rero Nyingi yahenze ikipe ya Rayon Sport kuko yari umukino ava kuri top ndetse uri no kuri radar yani mayikipe cyane bura Omar Nyingi rero Rayon Sport imaze kubura Alioune Suwane bifuza kubaza na bombi aje muri Senegal yabarangiye Youssou Diagne aravugira ati Youssou Diagne nawe ni umudefenseur mwiza muremure uri calme ariko burabaza na Diagne yari show ya kabiri kuko show yabo ya mbere yari Alioune Suwane wagiye mu kipe ya APR cyane ko nyine yamubatanze birangira bizaniye Youssou Diagne bamuvana mu gihugu cya Maroc murabyibuka ariko bamuzana basa naho bashidikanya ku bushobozi bwe bumva ko nyine atari hejuru nkuko bifuzaga Nyingi ndetse na Suwane hageze arakina murabyibuka ko mu mikino ya mbere rwose yanakinaga Youssou Diagne atanabanzamo kuko babanzagamo Omar Nyingi ndetse na Aimable ariko nyuma yaho baza kubona ko Diagne ari umukinnyi udasanzwe urebye uburyo yakinaga ari calme ari pose discipline byose biza gutuma rero afata umwanya hanyuma ariko ngira ngo story yabo yaje kuryoha neza cyane hagati ya Rayon Sport n'abanyasenegali ubwo basuzaga saison Rayon Sport yahuye n'ibibazo bidasanzwe mu gusoza saison cyane cyane nyine bijyanye n'uburyo amakipe menshi bayifuza igikombe ko ruzari nyinshi bakinnyi benshi bahamagarwa mwarabyumvise na Sefu bivuga ko nawe yahamagawe ubwe ariko bura mu bintu byatumye yongera amasezerano Sefu nukuba yarabahakaniye ubunyangamugayo bwa Sefu loyalty yaravuga ati rwose ibyo bintu simbigenderamo aba banyasenegali nabo uko ari babiri Omar Nyingi na Youssou Diagne kuko aribo bakinaga n'ubundi mu bwugarizi basoza saison Aimable yarahagaritswe takibarizwa mu myitozo urumva bakabanga babakema bakabona ibintu ntabwo bigenda neza bafata umwanzuro ko bakinisha amakipe abibonye rero iyo bajya gukina na Rayon Sport bagashaka kubacaho bakavuga ati nibo bakina mu bwugarizi twabanyuzeho tukagira ibyo tubabwira bana abanyasenegali baravuga bati ibintu bwa mbere tubibonye kugeza ubwo bani bigarura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bakabereka bati abantu baduhamagaye nabo bari kutubwira ati tugenza gutya ariko ntibishoboka ubona ko nyine bashaka gutwara igikombe mu by'ukuri bakanaba n'inyangamugayo ibintu byatumye nyine basa naho baguze inzira kuri Rayon Sport cyangwa se bagiye kubana neza ubonye n'umukino wa nyuma bakinnye umukino wa nyuma Rayon Sport yatakaje igikombe w'Ubugesera uburyo Youssou Diagne ashwanye cyane n'ubwa mbere abantu bari babonye ashwana kuriya ashwana cyane umusifuzi wasifuraga umukino icyo gihe bigaragaza uburyo yarababajwe nuko igikombe basa naho bagitakaje kandi barakoze ibishoboka byose kugira ngo igikombe bazagitware ababahamagaye ibyo bagiye bavuga byose ariko birangiye igikombe bagitakaje birababaza cyane ubwo rero ngira ngo muri Rayon Sport barahabamo ikintu cyo gutegera abakinnyi igihe shampiyona irangiye cyane cyane abanyamahanga bura muri si bose ariko bura bitewe na konti ibyo bavuganye na Rayon Sport ibyo bavuganye na Rayon Sport abo banyasenegal rero mu byo bavuganye harimo ko igihe shampiyona irangiye bagomba guhabwa amafaranga y'itike abasubiza iwabo ariko bijyanye n'ibibazo Rayon Sport yasozanyije saison cyane cyane by'ubukungu amafaranga ntiyabibonera igihe kimwe cya mbere kirarangira nta tike cya kabiri kikubitamo urumva ko umuntu wamaze gukora budget yuko wenda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu aba yagiye akagenda ku itariki 15 urumva ko biba byamugoye cyane bijyanye no kwishyura inzu bijyanye n'ibyo kurya bibagoye cyane kugeza ubwo banagiye ubona ko barakaye mu by'ukuri ariko nyine baravuga bati
Rayon Sport ntabwo twabanye nabi isa n'isaha twagaruka tukayikinira ariko Rayon Sport yaricaye irareba Ruvuyanga ibona umushahara Omar Nyingi ahembwa kandi urabizi ko bafite gahunda yo kugabanya payroll. yahembwaga ngahe? Yahembwaga 500,000 cy'amadolari, urumva bigiye bigufata muri miliyoni 2 ariko ubu mwarabyumvishe ko president ubwo yabyivugiye ko bagomba kugabanya payroll ikava kuri miliyoni 48 byibiri gafata muri 35 ibyo rero byo kugabanya payroll bagomba no kugabanya nyine abo bakibabaye mu mafaranga menshi bagomba kugira uburyo babana nabo. Baravuga bati dushobora gusesa amasezerano na Omar Nyingi tugashaka undi mudefenseur haba hano imbere mu gihugu cyangwa se hanze ariko udahembwa nkaye kuko arahembwa amafaranga menshi wenda na service yatanze ntabwo bazikunze cyane bashaka gusesa amasezerano nawe rero. Omar Nyingi bamumenyesha ko bashaka kwishakira indi kipe bababwira n'umu aja we ariko basanga mu gusesa amasezerano hari 15,000 byasigaye kugira ngo bagure Omar Nyingi. Bagomba kuyishyura Omar Nyingi cyangwa no Rayon Sport yumva igomba kuba Omar Nyingi ariko arababwira ati ibi 15 ntabwo ari nyine muzayaha ahubwo muzayaha ikipe yanjye muri Senegal Jaraf niyo yavuyemo Jaraf niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka uheruka. Ubwo Rayon Sport yirwa mu kantu ko yumvaga igiye kwivugana na Omar Nyingi haba hajemo Jaraf nanone kandi ubwo aho kugira ngo wenda ivugane na Omar Nyingi na Jaraf icyarimwe yo yivuganira n'ikipe ya Jaraf yo muri Senegal bakaba bosimwe rero bakavuga ati ibi 15 kugira ngo dusozanye neza dushaka kuyabaha mu byiciro bibiri tukabaha 7,500 nyuma ya Rayon Day hanyuma wenda ibindi 7,500 mu kwezi kwa mbere tukaba twamaze kudepoza kuri konte ikipe ya Jaraf. Jaraf ikavuga ati ntacyo rwose ntacyo bidutwaye ntacyo bitubwiye ntacyo ariko Rayon Sport igashyiramo indi option ikavuga ngo dushobora kumubasubiza dufite umwaka umwe w'amasezerano dushaka kumubasubiza mukamukinisha muri uwo mwaka umwe bikaba nk'inizanyo none bigahuriramo na bya 15 tubari bafitiye. Jaraf ikavuga ati ntacyo niyo option turayemera ariko kubera ko bataciye ku mukinnyi ibyo byose bari kubyivuganira n'ikipe ku ruhande Omar Nyingi aravuga ngo ibi nagasuzuguro no kunsuzugura yarabimenye kuki batankiramo muri izi deal zabo yaje kubimenya ariko biramubabaza kuba bimenye ikipe ya Sport nta kintu kimwe yigeze mubwira ko hari ibiganiro kugira na Jaraf muri izo busezo tuvuze zijyanye no kuba basesa amasezerano na Omar Nyingi. Aba banyasenegal bari abagira ikintu cya solidarity cyangwa se cyo gukorera hamwe ubona nyine no gukundana mwajyaga mubona bavuye ku kibuga bari kumwe twigeze kubacaho barimo bagura amazi bari kumwe kuri batatu barabanaga ahantu babaga abitekereza bagenzi be ubwo ni Faringanye na Sudianye bo batekereza ko n'ubundi bazagarukana nawe kandi bamufata nka grand frère bamufata nk'umuntu batanze mu Rwanda yarabamenyereje cyane Kigali yari yahageze mbere urumva abibabwiye bisa naho nabo bibababaje baravuga ati nyamara ikipe Rayon Sport ishobora kubiri kudusuzugurira hamwe ikitwaza Omar Nyingi irasesa amasezerano nawe ikasesa mu buryo wenda budakurikije amategeko cyangwa se n'ibyo bumvikanye nta kintu ari kumubwira birababaza cyane ariko cyane nka Faringanye ngo yarababaye cyane urabizi ko yasoje atanakina aravuga ati tubyitondemo ibintu bijyanye no gusubira i Kigali bafata umwanzuro ugira uti rero baravuga bati kugira ngo dusubire muri Rayon Sport twashatse kubyoroshya bari bavuga ati ibyo tubafitiye mushobora kuza tukazabibaha nyuma twashatse kubikora mu kivandimwe bashyiramo ibyo bya Rayon Day nyuma yaho tukazayabara baravuga ati noneho ubu ngubu ni ikintu kimwe tuzasubira i Kigali uko bamaze kuduha ibyo batugomba babagomba ikirero Ruvuyanga Sudianye bamugomba 2,000 by'amadolari ubwo ni imishahara y'amezi 2 batamuhaye 2,000 ko yahembwaga igihumbi ubwo ni 2,000 Faringanye bamugomba 1,000 cy'idolari cyaje giti nawe niba muhemba oya we nawe ni hayembwa ariko we imishahara bari mu murimo nta kirarane ayo rero agenda gute ayagenda ati asinye amasezerano kubera ko ari umwataka bashyizemo clause yo kuvuga ngo nurenza ibitego 10 ngo nugeze ibitego 10 muri shampiyona tuzaguha bonus 1,000 cy'idolari 10 yabitsinze umunyuzo cyo 1,000 kibaze mu minsi mike 1,000 kibaze mu minsi mike ntiyasibaga gutsinda ariko ntibakimuhera igihe cyane ko wenda yesa navunika ubwo rero akavuga ngo mu cyohereza icyo 1,000 kitaragera kuri konte yanjye ntabwo mumbona Nyarugenge Faringanye Studianye akavuga ngo ibyo 2 bitaragera kuri konte yanjye ntabwo mumbona Nyarugenge Rayon Sport igira ngo ni imikino ari nabwo yabereje amatike bari bagombaga kuzana na Drissa Kuyate uyu muzamu wa Rayon Sport igihe yazi rwose amatike yabo yarasaga tike Drissa Kuyate yahawe niyo Studianye yahawe ni nayo Faringanye yahawe ariko ngo barayirebye barabanza baraseka bari Dakar muri Senegal ahantu bari bicaye baraseka cyane baravuga batari Rayon Sport itekereza ko imitwe twikoreye harimo ubwonko cyangwa ntabwo babohereza message baravuga ati aya matike yaba expired ataba expired ntabwo dushobora kuza mutaraduha ibyo mutugomba ubwo Rayon Sport ijya mu biganiro nabo
baraganira ari nabyo Waserasi atubwiye rwose Rayon Sport yafashe amafaranga igomba Youssou Diagne na Fare Nganya kuko ari bikeneye Omar Nyingi mushyira pembeni mushyira ku ruhande ibyo ntibirasobanuka neza biracyari pending ariko amahirwe menshi bazasesa amasezerano ubwo ikizazamo ahubwo nukumenya ngo azaseswa ariko kugeza ubu ngubu ntaraseswa ari ngo na option yo kuba yakujya kugaruka nayo irahari nabyo birashoboka cyane nabwira muhari rizireta kandi bishaka kudakunda ko iboneka kwimuha kubera nyine umwaka cyifitiye kubera ibya Jarafu wenda ishaka kubyanga kavuga ngo nabo tukimukeneye muyishyure amafaranga ntaboneke wenda bakaba bamugarura agakomezanya nabo sezo ariko akenshi umukinnyi azi yuko ikipe itamushaka akenshi baratandukana abakinnyi bakina hanze y'igihugu no kuba abanyamahanga ntabwo bakunda guforosa cyane muri ekipe ibi ubizi neza kitagukeneye kuza batamushaka iyo environnement kubana n'abareyo asanga bya bigoye ariko icyo turi kuvuga ni iki Fare Nganya na Youssou Diagne bamaze koherezwa amafaranga bagombwa n'ikipe Rayon Sport bamaze koherezwa amatike mashya yaya niho barayihoreye baravuga ati ngo yaba expired muyihoreye ngo barahinduza bagiye bararambirwa byo guhinduza amatike baravuga ati katubereza ndi mashya n'amafaranga twahise kuri konte muze Kigali buriya mwigeze kubona aka video ka Fare Nganya na Youssou Diagne bari mu ndege urumva ntabwo bari barimo baza kandi bagafashe kera ahubwo Youssou Diagne akibona ibyabo biri gukemuka yakohereje Karikeza buriya kara ka video yakohereje Karikeza kugira ngo amutezemo kavuyo aribaza se baraje Karikeza aramwandikira amuhamagara biranga ariko igihari ni kimwe iki cyumweru turimo turi kwa kabiri ntabwo bizareka kwa gatanu Fare Nganya na Youssou Diagne bageze i Kigali kuwa mbere bazaba bari mu myitozo mu Nzove rero mu myitozo ko ari babiri bitegura Rayon Day kwa gatanu baravuga ngo bazakora imyitozo 4 kuwa mbere kugera kuwa 4 bakine match kwa gatanu Forunganye wapi oya ndavuga Youssou Diagne Forunganye we ni mu kwa 9 oya azatangira action gukina byanya byo mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 9 no gutangira za match ntoya rero Forunganye no mu kwa mbere kuno mu kwambera barero niho bamwe kuko nuvuga ngo kwambera haba ari kera ariko oya ntabwo ubu ntaratangira imyitozo yo kujya mu mangajoma aratangira imyitozo naho mu kwa 9 iyo rero ni ya indi uvuga ngo iyo ni rehabilitation rero iyo bavuga ko gukina kuri Forunganye ni mu mpera zo kwa 10 mu mpera zo kwa 10 kandi ubwo aho nta n'umuntu abakigenda gace ya buhoro ni iki wenda nko mu kwa 11 nibwo azaba ari kuri rwego ejo babonye Rayon Sport ipostinga ibaza ngo ninde mubona ukwiye kwambara brassard igitambaro cy'ubukapiteni muri Rayon Sport ubwo birahura no kuza kwa Youssou Diagne kwambara uzabura imyitozo abantu bakacana nanjye Youssou Diagne nayimusabira bakagereza umunyamahanga kubera iki ntacyo bitwaye ntabwo igitambaro kigenewe abanyarwanda kuno kabangi ya cyane none se ntuzi ko amakipe na Manchester United na Liverpool amakipe yagenderaga ku muco w'abongereza igitambaro cy'ubukapiteni nabo basigaye bagikubita Man U ni umunyamahanga Liverpool ni umunyamahanga kandi yitwa Arsenal yo yavuga ko ari amakipe yitwa ngo na y'abongereza umuco w'abongereza ndetse yewe yanakoraga amaproduit menshi y'abongereza iyo yabaga ari Liverpool na Manchester United ayo nayo ubwayo mu rwego rwo kujera abanyasenegal nibagihe Youssou Diagne azayobore Forunganye na bagenzi be ngewe nkurikije beravuze abanyasenegal babaniye Rayon Sport ko nabonye Sefu umutoza mufite muri plan ze ntago yaza ntamugire vice ubundi bavuga ko Youssou Diagne azaba ari kapiteni nta gihifatire Youssou Diagne akaba kapiteni vice kapiteni wa mbere akaba Serumogo ari batubwire kuri YouTube umuntu ninde ukwiriye kuyobora Rayon Sport mu kibuga akaba Sefu abari kuri YouTube batubwire ninde ukwiye kwambara brassard